Aha, ndabasuhuje cyane, noneho aka ni ko gatako nabazaniye kubereka nakoze. Urabona ari keza? Arambwira muri komenti twatangiye. Hano uyu ni umusore wanjye dukorana hano mu rugo, nawe yaraje asanga ndabikora, nawe nyine yahita atangira kumfasha. Ubwo rero hano yari atangiye, umwana nyine aba yisajije ashaka ngo mama bamuterure mama ye n'akanyonyi. Ubwo rero hano yari atangiye gukata utuntu, uragenda utureba, urabona ko atangiye akata turiya tuntu tumeze nk'utunyoni utunyoni nitwo yari atangiye akata hano gake gake. Mba nihutishije nyine kugira ngo bitabarambira, biba ari birebire ntabwo twabifata ngo bizarangire, tuba ducishamo tukajya no mu bindi, guteka, kurya, kugira gute. Nta ntambara ziba zirimo ngo mpaka ngo tubirangize ngo tugire gute, usibye ko biba bitanatinda nuko tuba tubifatanya n'iyindi mirimo, ko rwose ntabwo nta n'iminota 30 gitwaye, ariko turihutisha hagahita havamo iminota 9. nawe urabibona, urambwira muri komenti uko ubibona, kandi nawe rwose ujye ugerageza gucayinge ukore, urebe uti ibintu nabishobora. Twakoresheje iki rero? Ni ibikarito n'inturusu, nta kindi. Ibikarito, inturusu, irangi ndetse n'ikira na buji hamwe na glugani yo gukoresha kugira ngo bifate, ibiti n'ibikarito bifatane. turiya turi muri kubona tw'uturongo duhagaze ni uduti nitwo twakoresheje two mu ishyamba bisanzwe rwose, mu ishyamba hano twituriye twaradufashe turadukoresha rwose. nawe ubigerageza akaba agashobora cyane, nta mibare irenze irimo, wapi ari gupimiraho kugira ngo bye kumugora ajya gushushanya akantu ku kandi, wapi gutya nibyo byihuta, nibyo twe tubona bitworohera. nta byo gushushanya mbere, akantu ka mbere ubundi ukagenda ugenderaho ukata bikoroha. Rero ubibona ukuntu byoroshye, ibi ntiwabikora wicariye no mu rugo uri kuruhuka, ibi wabikora cyane kandi ntibikunanize mu mutwe, ntibikunanize mu mubiri ngo wumve umugongo ngo ugiye guturika reka ukaba witakiye inzu yawe, uyu mutako ureba umva nta kigoye kirimo pe. Zeru kinini mo hagati, utuzeru dutoya, utundi tuzeru tunini ho gatoya, gutyo uri kubibona hariya hejuru ukuntu bigiye bimanutse, biroroshye. ugacomekamo ibiti ushatse, wanagerekeranya igikarito ukagenda ushyiraho buji, ubundi ukagerekaho ikindi, ubonye bikoroheye. Gusa twebwe ibi nibyo twabonye byihuta bidatinze, gucomeka munsi y'igikarito si ubundi nta bigoye, nta ntambara zirimo ariko ukibonye mu nzu wawe niko muri kubireba ku mashusho, ubibonye ku muntu koko iki ni igikarito, ni ikirange aka ni akantu keza kazi. Abantu rero mpamvu tubaza n'amakorasi ukakubona gira biragoye, ni njyewe ububoneka njyenyine, kandi ubwo ntiwatera ikorasi uniyikirize nyine wabikora, ariko nta kintu cyaba kirimo, nta musozi waba urimo. rero nyine nitwo mba nabashije gukora, ariko natwo dufite akamaro mu by'ukuri. nanjye ndishima cyane iyo nagakoze, twabibasobanuriye mu cyegeranyo, umuntu yumva nyine agaciro akomeye cyane gukora ikintu nk'iki, ukabona kuvamo umutako mwiza umuntu wese agomba
wicariye wiyegamiye hariya nta bigoye rwose, nta kigoye na kimwe. Kubibona kugenda nshyiramo utuntu dutoya gukuramo ni munini rwose, urawushyira ku gikuta ukabona igikuta kirambaye. Ubu rero dutangiye gusiga irangi, biragenda bihinduka mubireba, karagenda kaba uburyohe, muri kubibona, mwabibonye ndi gusiga. kagiye kurangira muraje mukarebe, nakarangije. Karangiye, hano rero nakamanitse mu nzu, muri kubibona ukuntu hameze. mba nanjye nagakunze, mana yanjye, ntabwo natekerezaga ko ari gutya kameze. Mwakoze kureba.